nonyune ni isi kiziki koko ngiye ko ngiye kubona kifasha akaguru byiwe nawe byakubaho ubuze urabona napfuye karame ubuze urabona itandiye ngukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose singushidikanya kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye nkemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa mu bibi cyo umuntu yaba yarariye ibintu byinshi ariko nyuma akaza gukira bavuga ati sha ugishuro n'ishuti bigashira udahaze icyo cyoro ege njye ngufura utuntu none se kamubaze ko twatangiye ibyo bintu byo mu ntoki bimaze ikimana iyo ni mikoro yambare natangiye n'imigani yanjye ese imigani yanjye yari kugigurisha iyi mikoro rero ngiye kwiranga ako ngako ushyize mu kanwa banza wambara shyiremo nkawe okay ni gute apana gutya reba apana gutyo ikoraho cyane uragafata ako kantu kariho bakanda ukabona bakanda ndagusetse aho wa muhungu w'inyakabanda niba ari n'inyakabanda reba numenye ni nkaya kamasi ubugome ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa nawe akantu kahita kakwica marika agurya niherere warakuze shize ko wana byarangiza kuko kwacitse siguryo ntukangurire ariko ujye umenya ko ibintu mbijemo vuba ntukangure igihe ntukangure gutya gusakuza burera ikintu ngiye gukora nta nubwo nyibereka hano ndabereka mu kanya ndakibereka ariko genda tegura ibintu nkora mba nabiteguye kubakubita boro ku buryo muhita muvuga ati mugira ngo ni niya nyayo kandi Kevin yarambwiye ejo bundi ngo ibintu ukora biba byanditse manje nkora biba byanditse ikindi nkora ni ukubisengera urabyandika wanyuze ukabisengera nabisengera avuga ati ibi bintu ndamutse mbikoze nka kotora naba nanjye nakwiga uzi gukora ikintu nawe wakireba ukabona ni kibi none se ibintu byo kwandika mani ko biba biteye ubwoba ushobora kuzashiduka ikaye yawe bayikwibye nka Heaven yayitwara Heaven ntago yayitwara nta twakwicana ugasanga undi uzahana umvuka we uvuka ye uzahana umvuka buri uzajya unanyitondera mani ngambwira uvuka ye ibyo unyitondera ngendeho gakeya amagambo yose akujemo uzajya ubanza uzengurutse ururimi karindwi mbere yuko nyakubwiye bitabaye ibyo se byagenda bitabaye ibyo urapfuye kakubayeho urapfuye reka twitangire uva hehe wowe tonde wimbaza aho mva kuko noneho jewe murabizi kuri Severate Mary namukoreye umunsi reka mwite Mary kuko arantunze uri umuntu kumenyera ko wariye umuntu kumenyera ko wambaye umuntu kumenyera buri kimwe ari Mary abayungikanye na Mary wawe kukorera kungikanya no gukora iki kungikanya icyo kinyarwanda cyarakunaniye
kungikanya ni ikintu gufatanyije n'undi, gufatanya kungikanya the same, no guteranya byose the same. Noneho kuri Severate mwabonye ibintu namukoreye, nubwo isosi yaje kugwamo ishishi agafata narinzanye kakagira gutya kakameneka. Noneho ubu ngubu ngiye niba mbigenza ute, ndakora buryo ki ndebe uno muntu anyitayeho. Muri ari ukuntu wakwitaho umuntu kazajya umutekereza 100% wakagutekereza 0.1%. Mva wanagira ikibazo niyo wagira ikibazo kimeze uti na watagutekereza ndabibaze nawe icyo kintu obe ko nagahinda ugakora buri kimwe ukiyumvuka kuri we umuntu kamwitaho kibirandura umuntu kamwitaho 100% watagutekereza uzi ngo nawe niko bimeze kumbe nzi ko nanjye afite ku mutima ariko we yibereye mu bindi bya icyo kintu nicyo ngira ngo n'umunsi nahura akumenya ari ukunyuzeho kandi hari uburyo ndi bugitahuremo ndabiza ari mu nzu ahubwo reka tuvuge gace atatwumva ari mu nzu hari ibyo arimo simbizi ariko jewe hari ibintu ngiye gukora bureka mu kanya ndaje mwereke we tugende man ubwo mushaka kunjyana nazi ibyo ugiyemo mani tugende ese we ko hari igihe unshuka kambwira ati dukore ibingibi uka we tugende mwereke ariko ngiye mani ntabwo nagushyira mu bintu biguteza ibibazo ese ibyo ngiye gukora je bineze ibibazo reka ibanze ubimbwire ntari ibintu utabimbwira naho njye tugende mani tugende mbikubwira ndanabikwereka ariko iryo jambo uri kuvuga uri kuvuga ngo tugende turi kumwe mbwira rero icyo kintu tugiye gukora twese genda nake kwimbwira indiye nyine tugende reko tugende man tugiye heza tugiye hariya kuri tere tugiye kuri tere aho bibera hari ibikoresho by'akazi tayari muraje murebe utuntu mba nikorera dere naraza agafata amasirwa tomu amaketchup akaba fabrika ariko igikoresho mwenyewe mba nigereyeyo ujya ku ruganda sibyo uje kwibonera abe tugende man dere naraza akabashuka ngo yarutse ngo ni imitwe biriya byose ni imitwe ariko si ingofero wayikuye he mani ko ufite ingofero yanjye kutangiye kuyidigitaho kuyidigitaho byezaniye iki mu gihe utazi igihe ikintu bisobanuye winabitindaho ko iyo ikintu utakizi ntabwo ugitindaho wewe ikintu ukora ni ukunkurikira ukaza tukagenda siko munita tugende nari tugende gace atatwumva uramutse unyiciye umuti nawe wabigwamo uramutse unyiciye umuti ibintu napanze niwe byagiraho ingaruka s'ubwo byangira ni nkizi ingaruka hari ingaruka imbi ni nziza ubwo byangira ingaruka nziza imbi zo bafite materiel man ututuntu ngwino ariko se reka tugende nawe ese none ibintu noneho nibabibona do mba niviriye ibi ni ibiki murabizi ibi ngibi nde za brad tonde niyicarire hasi nikorera utuntu twanjye nitonze gake tonde ngiye gukorera igisebe bagire bose zikora igisebe ariko ibintu umuntu utabizi ibi ngibi ntabwo yapfa ibi ngibi ndabije n'igi wenyine uzi kubikora none undi muntu bizi azambwire muri comment je mite nyamanika cyangwa tunahura ahantu mu cyamanje obe ugiye kureba ibintu ngiye gukora kibyo bintu wewe wanabikekaga sikira muti nawo wakwegamye hariya kuri iriya ntebe ambariho negama amaraso yawe yasize hano n'indi uyitonde mana yo ngo ndayazana mbanze muri gisese ndagikora hano kugira ngo ahantu abona agahita agira ubwoba avuga ati zira none imbwira mutamiye ibyo ni ibiki suri gusiga aka kantu nagakuye ku idirishya nabyo abimenye nyirenzo da wagakuye ku idirishya rye ku idirishya ryo kuri dushi sinzi ngo ni ibiki ariko nabonye bifata nabanje nkora experiment ku munwa kugira wumve kutandukana
nese kucyo uhereye ku munwa wawe ni uzi guceceka bigorana. ibi naramutse abibonye yaba yamvumbuye pe. Nari gutegura abonye ukuntu ndo kandi uri kubona uri gukora ibintu birenze mani. isi birenze mani. Ese ibi ngibi wowe wari ubizi? Yego ndi kukubaza ntabwo ndi kuguhakanya mani. Witonde mbanze nkwereke y'ukuntu binarenze. Mani ibyo niko biteye ubwoba. Ibawe tegereza iki kintu rebe ko atari igisigo. Umuntu ababwira mwigira bamanajiwa ko mujye mwemera ko ye naturutse muri Nyaruguru nje kubara ma. None ikintu nkora njye ni kubona ikintu kuturaswari nkajya kurekura intare yanjye. Ariko nagere gatano skora muraso mani. ahubwo ngo jye mbani ubwo subwo yawe wamenya nayakuye we kuye ako wimbaza mani urambaza iki we amahamwe. Tana uyu mwana azasaza amabuja yenda turahiye. Utanyurira utanyurira uramutse unyuriye n'ibyo birasi nakwica. Agi iki kibuga kiba gitera icyo. Cyazi mbwitera ubwoba mani. Uzi ukuntu natinyaga imbwa. Bobby Reba hariya ka kibaboye none ukuntu uri gusa we. n'ukuntu uteye umuzi. Bobby wabaye iki? Yozi sisimbukira kamera. Ako kugira ufite ubugese nyifashe uko nguko kuko nta kintu yakugira. Ese gutangira se nkimina amaraso nkarambura rara nkahitanaga. Ukatutaka. Si ugutaka se bisigaye. Oya sigaye ko iyo mugi kurya. Ariko yanakurya mani. None se ubifashe wobe igahita kuko bundi no mbwa hari ikintu ukashatse cyane koko bita iki iyi mbwa hari ikintu utazi ishaka kugufata akatsinda yagufata akaboko ahangaha kaba yanagufata igahita ikagumana ko nk'ubizamuka izamuka ifata. Ese wayihaye akaguru wayihaye akaguru nakibonye no maraso yahita yataka yasaze. Nicyo kidebu nuko gisha nkicara harasi byo noneho nkanabikaza nkimena amaraso cyane kugira ngo nyine tukiri mu politike.
cyangwa ugasanga ibi byose turi gukora yatubonye. Mary ntabwo yatubonye sha tugimba nategura ndabiza ahantu ari. Iki kidebe se ndagifata ute kandi ndi mfite na Bobby? Uzi uko bigenze ntabwo byakunanira. Bagishyira mwaye inyuma. Ko barubwo yakibona? Yakibona mani. Ashituka. Bobby irashaka amaraso. None sinyijugunye. Aho se wicaye niho ugiye gutakira? Aho niho ugiye gutakira? Aha niho ngiye gutakira kugira. Uretse gutaka? Umva. Ugatangira. Noneho se baranyumva. Noneho ntago n'ibintu arimo n'imiziki arimo nagapfa kunyumva. Utake cyane nyine w'umuntu ubabaye ku buryo ko. Ako gutaka cyane ibyo ndabikora ariko ibintu mana umuntu akora yikoresheje ariko ndagerageza. Kandi mana ari ugomba kubikora wikoresheje. Noneho umva. Tangira. Ngiye kujya inyuma y'igiti. Ngiye kujya inyuma y'igiti ku buryo atari bumbone nazi. Bobby randiye we. Ndebera ukuntu ingize none we. Mana yanjye uko ko mwanabaye koko kumubona Bobby ndiye mwagize impuhwe koko mana we. Ubuzubu koko. Ngwiki ubuzubu urabona Bobby tandiye we. Urabona Bobby tandiye. Ndebera ukuntu njye amaraso yose yavuye. Ubuzubu urabona ko yumvira wowe wagize ngo ni imikino none ibi ngibi nibyo ndimo kwikorera. Urabona Bobby itanyishe, urabona itagagura itagaciye dore do sha wowe ibyo urimo gukina nabyo sha. Nikineje ariko nyumvira kandi nyumvira nyumigeze nari ndimo gukina nayo ngiye ko na nyumvira sawa nyine. Ayuwe nari ndimo gukina nayo nyine ubuze urabona itandiye. Nonyune ni isikize igikoko ngiye ko ngiye kubona kifasha akaguru. Shabyiwe nayo byakubaho ubuze urabona napfuye. Karame ubuze urabona itandiye. Jewe nari nyifite kurya nenge kuyoza noneho ihita ifata ku kuguru. Ifasha ku kuguru ano menyo y'imbere ahita ashingamo mu imbere ano maraso yose nibyo ubona nyine byahise biba. Nahise mva amaraso naherekare n'akavugo nta nubwo wari wanyumvise. Nyizirike basi. None se nabifashe gutya nkayizirika none nikongera ikanyirira. Nta nubwo nzi ko gikingiye ubuso bugiramutse kineye indwara. Reka nawe ukina nayo mwize ego kumana ya. Reka turebe.
Dora. haguruka uyihunge Yesu itakurya kureka babi reka turebe injira mu nzu ndebe icyo gisebe Ndinjira mu nzu ufite ko yari yayereye kare nashonagura wowe utabizi. babi nta kintu yariye igihe ritoye irangi. yizirika cyane tubwira icara ako si bigeze ajya kurya ukurenge kuguru uko kubigena None se ubwo ngubwo nkawe bigufasha uko nguko wambwira uko nguko. ajye ibisebe Je na simbizi ko iwacu bayishyuye. ngende ujye kwa muganga eko mani ujye kwa muganga Besti urashobora kugerayo urashobora kugera kwa muganga Muranegera. tugende nyine kibazo mu kugutegera cyane reka nzana amafaranga ihangane Yandiye cyagiye wumvise urusaku rwishe. Yaruca kanzu yarumeze. abana muve mu nzira hagarikiriza iyo moto turabona moto Subirayo nagukinishaga. Dore iki ni icyo. Aya si amaraso y'ihene. Neza uvuga ko wabonaga ari ibyanyabyo. Aya ni amaraso y'ihene. Dore ni ahantu nayifashe. Ibi byose usibye nyine yuko ari igiye kubigira ibyanyabyo imbwa yari igiye kundya ariko tugende aya ni amaraso y'ihene bisanzwe ni icyuka. Mbagira ngo muri ibintu bya nyabyo abantu batanabigira ibihe ariko babonaga ko binari seri. ibyo ni biki bishyize ayo ni amaraso n'inuze na serviette ndabikora neza bimera nk'igisebe. Nawe urasohoka ngo ngiye gutabara umwana. Era babu yicunze neza abonaga kumenya harimo amaraso. Iyi ni prank ni ukugukinisha ariko ntabwo ni prank rwose. Ntugire ngo ni ibintu bya nyabyo. Singuriye boy yari yishe. Ubwonko bwanjye burakomeye pe. Singuriye obe ntabwo umubona na kamera. Vanilla ko urakaye ararakaye. Yarafashe amafaranga agiye ngo kuvuza ngo umuntu ngo yamuriye. ariko azi wari kumureka kugeza kwa muganga. Oya nanze kumuvuna rega ndamwemera. Uze ntabwo ubona ko yari amaraso y'ihene. Si amaraso y'ihene. Mani wese ntabwo uzi ko ujya usaza abandi. Ntabwo waduteje abantu muri kaburimbo duteza abamotari. Vanilla
sorry Vanessa nayihene wabaza agahene mani nayihene jewe nayifasha amaraso noneho nyishyiramo hariya muri kiriya kigoro umuti nakoresheje ifatishaho nubona ko ku idirishya ni ibintu nahereye mu gitondo negura nari nabitegura ugatereka nagahishe ahubwo we ntiwabimenye ingahe akanuza oya ni imiti barimo gutera hariya hepfo ntago amaraso anuka kanyire kure bihita mwataka oya cyangwa kurya bya nyabyo cyangwa ihita kurya bya nyabyo ese wabonye itarifashe imana wabonye ahantu henshi ariko ziri ibintu amajije kubimenya neza byatangiye gake yamuriye akaboko agahene agahene ntabwo ndi ihene aka ntabwo ndi ihene pe ntabwo ndi ihene pe ni ukuri ntabwo ndi ihene ikibazo nanjye byaneze se ndumva n'isereri yamfashe njye ntabwo byaneye isesemi rero mwebwe mukoresha ubwo mukoresha ntabwo yaba yandeye iba yandiye ntabwo bobi ryana iritonda ino mbwiza ukuntu yitonda reba ubu se urabona yanjye do urabona iyi ntumbwe yanjye Joseph se yamuriye ajya kugaburiraho gese hano igihe mamaze urakizi kuki wari wambona yanasharati wari turakundana none inshuti yanjye ubundi iyo umuntu afite ikintu aba afite ukuntu agitwara uzo Joseph rero ntabwo nziza wabona yari yagiye no kwigabura yasize agashaka gushyiramo n'akaboko kugira ngo akaboko se urumva yagaburira uziko yamuriye hano kuko akamaro ukwezi kose ubusa usanga idakinye ikaba yakora byagenda gutya mpamvuzi urabizi ko wakira se ntakire neza imbwa ntabwo bayivuza ntabwo uziko imbwa ikuri idakinye yose amaye nkawe hamuka nk'imwe ntabwo namuka ntabwo iyanjye ariko iyi ntabwo yapfa kumurya izi mbwa ziri ubu bwoko bwazo biri do urakibona ariko tayiga nayo nudere urabona ukuntu nayisize amaraso kugira ngo ubone ko ari ibya nyabyo wari gukeka ko twagutuburiye imikino yanyu shaho ibintu bizababaho mani ubwo ntabwo uraranirwa se kukamenya bobi yagufenkenye ibyo bintu kwigira gutya noneho njyewe kwigira gutya nkibuka neza ibintu yakoze bobi bro yakurya ikintu yanjye n'ubundi yari yifashe mu kanya ezi sawa ntari ezi yo ntitubirangije dufata agafoto igihe na bobi mpande shaka ukagufata njye ndigendera nyumvira ngo ushaka itonde hari ukuntu iba yari iyi ngiyi urabona no mabondo imbwa ku maraso kanya yari ifashe n'igoti cyahuje ese ikintu iyo umuntu agiye kugikora oya niyo yamamagaye ngo ntabwo ariwe yashutseho pepe ibintu bitekereye
ese umusazi baramubwiye ngo agenda neza arangiza aragenda arinda iwabo nawe rero Bahati ibintu uri kubikora neza mani. Impamvu Vanessa abona ari bibi nuko wabimukoreye. Impamvu ubona ari bibi ahubwo ndabona ari ubusazi. ntabwo ari ubusazi, ibintu ni byiza. Ariko waruhamutse. Waravuze ngo umuntu bigira nagira ngo ndebe ukuntu wifata. Ubwoba bwawe nari naravuga. Neza ubu. Hari igihe wabikinisha gutya ikazakujya byanya byo wajya wandi imikino. Oya. Ari ibyanya byo nayo wabibona. Ari ibyanya byo nayo wabibona pe. Ubu nabyirebeshaga none. Ubu ntabwo wabyigirishaga. Nawe wari ufite ubwoba. Ariko ari ibyanyabyo. Byagenda bite? Naza no kukirebera mu nzu. Neze kuriya n'abaje kukirebana n'ababwiye. Ndigira hejuru do. Amafaranga yanjye gusambura. Ndayakwishyura. Nzakwishyura nahe. Gutyo bigenda gute? Ifotora Bobimana. Kadusoze. Urukundo ngukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose singushidikanya kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye nkwemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa